nguhaye ikaze njye uri kumva ni Mr Kira aho uri ni kuri Mr Today TV. Wakibaza ngo uyu munsi ngarukanye ayahe makuru, gusa ukibona iyi foto iri muri screen zawe uhita wibaza ikintu tugiye kugarukaho kano kanya. Ukibona buno bururu bwijimye, buno bururu bw'amakaramu, uhita utekereza ikituzanye hano. Hari byinshi byagiye bivugwa ku mukino wahuje Rayon Sports n'ikipe ya Gasogi, ariko byose ngiye kubikugarukiraho neza gatanu ku kandi. Narakubwiye ngo nta handi hantu wakura amakuru nkaya, niyo mpamvu nkubwira ngo ukora subscribe aho hasi, hanyuma dukomeze n'ayandi makuru, twinjire muri zandani, twinjire mu mitima y'abafana, twinjire mu bitekerezo by'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports. Ubu tuvugana Rayon Sports imaze imikino yose 4 itaratsinda n'umwe. Ubu uyu bari biteze, bari bavuze yuko uyu mukino bagomba kuwutsinda. Ubu tuvugana Gasogi ibakuyeho inota rimwe, amanota barayagabanye. Gusa tutarinjira muri zandani za ekipe ya Rayon Sports, ndagira ngo mbanze nkumvishe ino voice y'umuntu witwa KNC, perezida w'ikipe ya Gasogi United. Nawe uraza umbwira aho hasi uhita ukora subscribe. Ariko narayibabwiye murashakanye suri mu kangaye mujya kunteza abantu bantuka banga gukuri. Iyo mwabonye niyo ahubwo kubivanye hano inota rimwe ikwiriye gushima Imana bakagenda bagasenga. That is it. Naho ubundi rwose ntago ari ikipe mbi cyane, ariko none ntago ari ikipe mbona itwara igikombe. Ibyo rwose hatazagira n'uyibeshya. Iyo mbona ubu ngubu nta gikombe yatwara. Icya kabiri mu makipe atatu ya mbere ntiyazamo. Ikoze ishyano yaza ku mwanya wa 4. Ikoze ishyano ariko kandi nabyo reka tuvaho ngaho. Ese nawe mufana, ese nawe muyobozi, ese nawe munyarwanda ukunda ikipe ya Rayon Sports, we wakibaza ngo ikipe ya Rayon Sports nuwuhe muzimu, nuwuhe murozi yabifite wayigiriyeyo ekipe ya Rayon Sports ibyuka ikwena abakeba b'ikipe ya Peli, ariko bikarangira n'ubundi nayo bayigaranzuye, nayo bugacya bayiseka bayikwena. Ese wowe ubona bipfira hehe? Ese ubona ikibazo kiri hehe? Ese uri umutoza cyangwa uri umuyobozi wahindura iki? Ikipe ya Rayon Sports ifite abakinnyi beza, ifite imutekinike nziza cyane, ariko ntiwamenya ngo biri gupfira hehe. Ese koko KNC nk'uko bivuze ikipe ya Rayon Sports murabona itazagaragara no mu kipe 3 za mbere? Ikipe ya Rayon Sports murabona itazatwara igikombe? Reka mbakomeze, reka tugaruke ku zindi zandani ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sports ndetse na bamwe mu bafana bayo, hanyuma tuze turebera hamwe byaba byagenze gute, byaba byaragenze gute ku ikipe ya Rayon Sports. Champion ibihagaze tubanze dushaka umwataka cyangwa niyo gahunda ihari. Oya niyo gahunda ihari. Ngiye ndirukana Tadeyo n'abamushyigikiye bose baturekere ikipe rwose bagende bagisenye ikipe bayirangije bayimaze. Icyo mbashinja ni uko udusonga, uri kumva nuko udusonga ibibazo twahuye nabyo byose bakadusonga muri Mercato bakoze nabi, bamaze kugura nabi zibahuza n'ubumwe ngo bungu ubumwe. None muri bibi bafite bagerageze bungu ubumwe bakorere akaboko basenyera umugozi umwe. Nk'ubu urugero ikibazo dufite abakinnyi bose muri rusange nta kibazo bafite, ubwo abakinnyi nta kibazo bafite, ariko nta atake dufite, bose baravunitse. Ariko bavunitse kugura nabi. Iyo baraguze neza neto dufite umusimbura uwavunitse, ariko ikibazo cya atake giteye ubwoba. Tadeyo abitekereza na bagenzi be nabo bari koma staff technique y'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Abandi bati champion ibihagaze tubanze tugura umwataka, abandi bati Tadeyo yabaye Tadeyo. Ariko ntiwibagirwe yuko hari n'undi witwa Wasiri uhorana ibyizere, uhorana ibyiringiro. Abamwe mu bafana bo bavuga ati Wasiri nubwo duhagarariye ariko abyina mbere y'umuziki, nyamara bikarangira asebye nashaka zicecekere. Reka nawe mushyiriremo mbere y'iyi match yabahuzaga na Gasogi amwe mu magambo yagiye avuga, ubundi nze dusoza. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Injira hano mu kibuga
11 ba Gasogi bamwe beza 11 bayo beza nta numwe wanatwaza abakinnyi ba Rayon Sport inkweto banyuze ipantaro mu mutwe ugiye kuyambara ntabwo bishoboka. wari waheka igare wo kuguheka Ntabwo bishoboka. wari wabona igare riharura umuhanda Impanuka yakozwe. ese wari wabona ihene rigata ku cyuma cya mucoma ibyo byo wari wabibona niba ibyo bintu byose bidashoboka nicyo kibazo rumbajije n'ibyo kintu cya nyuma hari agatama kabonye uruhu rw'intare yapfuye karagenda kararwigera ahantu hose kakajya kiyita intare gatambagira ahantu intare ya nyayo igiye gushwanyaguza urwo ruhu rw'ikiyita intare irya ko gatama filime irangira iryo hari abantu maze iminsi mo nabipostingishwa ibintu by'intare iyi intare ni intare intare ntivugwa hari akantu k'agatama karagiye gatoragura uruhu rw'intare yapfuye ibona haracyariho imigara ibona haracyariho amaso karavuga kati ubwo ndagatama kugira ngo nge nkanga abantu reka nterure uruhu rw'intare ntumaze iminsi ubibona se ngo turi intare muri intare zahe Gasogi kujya gutsinda igitego birayisaba kurira umusozi kugira ngo Gasogi itsinde Rayon Sport ndimo ndakompoza urwandiko bayemerere kugira abakinnyi 25 mu kibuga bahangana na 11 ba Rayon Sport ariko nabyo ntibishoboka. Ugiye kwandikira Rwanda Premier League? Ndimo ndandikira Rwanda Premier League IFAB iyobowe na Charles Ernest Wenger biga itegeko rishya ryemerera ikipe ya Gasogi gukinisha abakinnyi nka 15 cyangwa 25 kugira ngo ibashe guhangana na Rayon Sport. Mfite ubwoba nibaze buzuza umuhango ariko inama ni muri iyi minsi sigaye ntanga inama zitishurirwa aho kurya byinshi wasiba kuza bikaba nka 3 ku busa byampaga kugira ngo wumve uburyo none ari ibintu biraho ngo biciriritse ariko tinya ikipe champion irangira ikigurira igikombe hakini igikombe kirana ahubwo ngo nyiguhereze ukibankirire yararebye isanga nta handi hantu yakuri igikombe usibye kukigurira President w'ikipe ya Gasogi yaramaze kwirira utubuto kuko ni umukire arimo arihaganyura yumva mu mutwe hajemo ijambo Rayon Sport match zahuza Rayon Sport na Gasogi nibwo nzamusubiza ariko mbere yuko musubiza imishahara yanjye 3 reka nongere mbisubiremo nibandari nzaba mfite kuri match ya Gasogi United kuva kuri Abdelaziz Harerimana wayivuyemo Gasogi kugera kuri Asman Ndikumana utsinda humirije for nganyu uzaba wagarutse buri mukinnyi wese uzajya utsinda igitego gihagaze 50 bivuye kuri Wasiri apari ya mafaranga buri gitego cyose gihagaze 50 kuri match ya Gasogi. Reka tugane ku musozo w'aya makuru tubacwa twacukumbuye amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko nimubashe kuba mwayasesengurirwa cyangwa mwayasobanukirwa mukabasha kuza kuyakurikirana no kuri Mr Today TV. Ndagira ngo ubwire ngo kora subscribe like and share ntibagirwe na comment usharing ino video uyisubscribing kugira ngo utazazucikwa namwe mu makuru tugenda tubagezaho mu minota mikeya ndahita mbatangariza ndi breaking nyita Mr Gira.